Pac with the best umeze gute yo meze poa sana ngira ngo abantu benshi barakuzi mu myidagaduro ariko Lil Pac with the best niryo zina tuvuze ubundi amazina ya nyayo abayahi Nazina nyayo azini ayo navukanye cyangwa ayo nitwa mu gakino kwiranga muntu yanjye handitseho ngwabije Emile. Okay, Lil Pac ritaza kuba umunyamakuru umva ari kubiki ari ku musirikare ntabwo cyangwa ku musirikare nkajya muri departement y'ubutasi akada cyane buriya ikintu cyitwa ubutasi ndacyemera sana nari ko nka maneko mwiza cyane kabisa umva wari kuneka nko mu bihe bice oya biterwa n'abari kunyobora tuvuge wenda baravuze ati Lil Pac no kujya arukuniya kuneka amabandi arukujya kuneka ababangamira umutekano w'igihugu we umva wanekaye ngiye nari kuneka nk'abantu babandi bigize ibyigomeke bigize bakaraba kajyahe akandi urugero ukaneka umuntu ukamugenda runono nk'ukwezi kose ukimuneka ku munota nyuma akisanga yageze mu Rwanda atazi ukuntu yageze ukumva ari kuba maneko mwiza yari kuba maneko mwiza cyane kabisa uwo maneko Lil Pac mu nzego z'ubuyobozi Lil Pac mu minisitiri mu badepite muri ba meya muri ba gitifu w'utugari muri ba mudugudu n'uwuhe mwanya wumva ukavuga ati okay nubwo ndi mu itangazamakuru ariko aho wampa nazunguza Aya, muri aho hose uvuze sinaba minister, sinaba meya, sinaba governor, sinaba gitifu, sinaba iki. Nge akazi kanjye iyo nza kuba ntarakoze itangazamakuru. Ntabwo ko nako umusirikare na maneko wandi wenyewe kabisa. Spy wata. Wandi cyangwa se nkaba sniper. Okay. Yeah. Sniper. Paka kuki kubera iki gisirikare burigiye kikuzamo cyane. Nagikuriyemo nicyo nabayemo cyane kenshi. Okay. Kuba kuza arabakonaga no mu ndirimbo za Tom Cruise, ko Tom Cruise kuki ukese ya Tom Cruise buri munsi buri garuka. Niwe nakunze kubona cyane. Ngiye izo nabonye nakubonye icyo gihe wari n'umuntu uri hit cyane mu bihe byawe muri iyo myaka. Tom Cruise hari umubano mufitanye wihariye cyangwa umufata ute nkawe nka Lil Pac? No, Tom Cruise is my brother. Nagari brother wanjye, my blood brother. Ariko n'umuvandimwe wanjye ko twabanye igihe kinini cyane turakundana ukabona babyumve nabi babishyira muri ya angle yabo nyine. Tom Cruise n'umujama wanjye cyane ndamwubaha umuntu mukuru cyane ajya ngira inama kanjye n'abari Lil Pac iki ngiki reka iki ngiki binkabireka bikananira ariko nkabikora nyine ariko nkumva ko Tom Cruise n'umuvandimwe wanjye cyane twabanye igihe kinini twarafashanyije cyane hari byo namufashije byinshi hari nawe byinshi agiye amfasha cyane. So Tom Cruise ngiye kumuvuga kuri ngiye ku giti cyanjye nta definition nabona nayo hanyuma Lil Pac agaseke cyacu reka tugapfundikirire ku bantu ku giti cyawe hari abahanzi batatu duhuye n'abantu nkamwe b'inzobere tuboneraho uraduha abahanzi batatu ku ruhando mpuzamahanga ushobora gutanga akavuga ati nka Lil Pac umuntu umazemo igihe mu muziki turashaka lisi y'abahanzi batatu bagezweho kuri wowe cyangwa se wumva bakopeta n'abandi batatu bari promising babandi bazamuka kandi uvuga ati ibana abantu tukurikije kuntu wenda na underground cyangwa se n'abantu batamaze igihe kinini mu muziki ariko batanga icyizere. Sasa ndagusaba icyo kibazo cyawe kize kuba specific. Batanga icyizere cyangwa sinzi ntabwo uri kucyumva neza. Abahanzi batatu bari kuzamuka nibura umuntu ashobora guhanga amaso mu bihe biri imbere. Mu bihe biri imbere bari kuzamuka. Akaba icyambere none kikaba abari top bandi ku buryo umuntu akubwiye ati hari amarushanwa muri Afrika turashaka kuduhe nominees wenda tutagendeye kuri nominees. All right. Watanga bahi. Okay, ngiye ku giti cyanjye nkanjye Lil Pac nk'umuntu bibamo cyane kandi mbona burenge niba ari umuntu uzi kurebe ejo hazaza h'umuhanzi ngira iyo mpano. Hari umuhanzi kazi Ariel Ways kabisa coup de chapeau number 1 Jason number 1 hakaza ku mwanya wa kabiri andi bumuntu saba nawe kabisa arabikora neza cyane andi bumuntu nawe ni saba cyane kabisa. Ku mwanya gatatu sasa ari umupeti nawe sinzi impamvu sinzi kinazira wenda hari niba ari amaboko mabi arimo niba ari wenda we adafite ukuntu yibonamo ukuntu sinzi impamvu sinzi kinazira by the way. Uyu mupeti witwa Kizigenza Juno nawe arabizi pe ariko banza ari uko akiri muto simbizi nanjye kuko ari ukuntu muri muzika nabyo nabyo bya wenda bya sinzi impamvu nyine ariko nabo batatu mvuga ni hari Kizigenza Ariel Ways ndetse na
andi bumuntu ubwo nabatanga ikizera imbere hazaza kuko nabantu uvuga ati mu byukuri abangaba nibarenga umupaka bizaba ari ibindi hari n'abandi benshi by the way ariko mbukuri kumbaje batatu nabo ngabo bashe kubona okay hanyuma babandi bari super ku buryo ushobora kuvuga ati hari amarushanwa yo kubera muri Amerika abantu reka tuboherezeyo aba ni b'u Rwanda rufite nibo bayoboye mu Rwanda kuri weho batatu ba mbere batatu n'abahanzi baba bagoranye gutoranya ariko nabaye kuri wowe nta numwe mba super nta numwe nta musupa ubona navuga ngo genda uhagarara u Rwanda reka ni nkande tujya twumva bavuga ababikurikirana ba Bruce Melody bakavuga ba Riderman bakavuga ba Meddy bakavuga ba The Ben abo bose nta mukandida numwe reka ntiwapi kabisa nta numwe mbonyemo muri aho ngaho kuko abo bose nzimirira imbere yabo n'imirikodingire yabo ntabwo ajya kuvuga ngo njye gusa bavuga ngo njye ntanze umukandida muri abo bose nta numwe wagenekereza nibura reka shabe numwe reka ati reka mu bana ariko mu bana impamvu muri abo bana ngenzi ko babishobora babikora ariko muri abo ngabo bavuga ngo inkandese kujya mumva abantu birahira Bruce Melody abo ngabo mwirahira nyine nuko batamuzi nyine wenda nanjye ndahanga mu Rwanda mwirahira ariko kumwambutsa umupaka ngera umuhagararire reka jamais The Benis jamais barabura ikibunda kubera iki batambuka ni imiriri imbere ya live itari mizima erega hari kuririmba no gusakuza biratandukanye kumva ko wasakuje cyane no kuririmba biratandukanye so niyo mpamvu ntago reka ngayo nguko Lil Pac wenda reka tugushimire cyane ku kiganiro kizaduhaye n'iminota myinshi ntekereza ko n'umwanya w'ingenzi wo muri weekend twari twagutwaye hanyuma wenda ku kabazo kanyuma tunasoza kamatsiko yusoje akazi kwa kundi muravuga ati nta kintu uri gukora niki kikugira busy ikintu kigona kungira busy rero akenshi sinya nkunda gutembera sinya nkunda gukora iki burya iyo ndangiye n'akazi nanjye nipanga kandi kanjye ugasanga niba nandangiye saa 10 cyangwa saa 9 z'amanywa aho kugira ngo ntange kuruhuka ahubwo nkajya mu kandi kazi nanone tena uba ngo uruhukira mu kandi kazi nabyo bigezweho kurya se ukunda kurya iki Lil Pac ngere njye nkunda inyama buriya zokeje ariko inyama zokeje ubwo ni ka bruschette oya nagari bruschette gusa ikintu cyose cyokeje ndagikunda ibiryo bya bindi noneho by'ifunguro muri igitoki cyane buriya igitoki n'amashaza icyo kunywa hatarimo amazi ibara nkunda Fanta Orange bakunda kuvuga ko abantu banywa Fanta Orange ari amasugi ntibasugi urumva suri imanzi ngende imanzi se icyo cyoza nanjye njya nkibaza niba ndi imanzi Lil Pac hanyuma uri umunyarwanda cyane of course 100% niki kigutera ishema kuba uri umunyarwanda kuma gihugu cyiza gifite umutekano kandi kuba mfite perezida mwiza umunyabwenge yes wakureba gutya urarebeka neza ariko ku mutwe buriye umutwe urakoze cyane umutwe wawe inyogosho yawe ni inyogosho yavugishije abantu batari bake aho muhuye bose baragenda bakebuka iyo nyogosho ubundi bayita nguki no ino kwafi yanjye cyose no kwafire yanjye nayita ni convention center reka byite gutyo convention center ngira ngo wenda baribona ariko sinumugambe nayogoshe kuko niba uvuga uti mu muco bavuga ngo byari bibogosha by'intu zo gitagutarya amasunzu niba umuntu yogosha amasunzu nayakera nanjye nkaba convention center nk'umuntu w'umunyarwanda wishimira nyubako nkiriye kuki ntayigoshesha se so niyo mpamvu nyine navuze ni aho njye kwiyogosha ikindi kintu we nakuma nabashyizemo indi style runaka ariko navuze ni kanshyiremo convention center ko niyo numvaga ari cyo kintu numva ngo nyogosho ni ka convention center of course igitekerezo cyavuye ni umwogoshi wayiguhitiyemo cyangwa wewe oya njye ni creator ariko njye nkurating ibintu nkavuga nti ejo no gusana kubisamo flash ijambo flash nizo ukarisangamo pe cyangwa se ngufite na zoom tv ukayisangamo cyane rwose so ni creativity commentaires zabayize reaction za mbere ku bantu bakubonye bwa mbere wenda bari bakumenyereye ku zindi nyogosho bamwe barabishima bavuga ati wow ni birasa neza cyane abandi batise imyaka ugezemo kuki usa nkaho ibiki byose nguri ibintu by'abana ndavuga sa ibyo bintu by'abana
nawe ugenda ubikora umwana wawe. Okay, umunsi umwe tuzaza tunasangire tunaganire byinshi. Araba ari kwibaza ati ariko kutatubwiye avuka mu cyaro avuka mu mujyi. Wanjye mvukira mu mujyi by the way. Icyaro nakigeze mu ngeze imyaka 16 ngira ngo hari. Nibwo bwamera ageze mu cyaro. Nukuvuga nta buzima bw'icyaro bwishyuza. Wapi ndo umunyamujyi kabisa ndo mutaonere. Nyamirambo. Oya wapi reka navukiye Kampala. Kampala. Uganda. Yep, nkurira hano mu Rwanda muri Kigali. Mu bihugu byo hanze watembeyemo ni nk'ibihe cyane. Nagiye Kenya, nagiye of course Uganda, BJ yari Bujumbura nyine muri mu Burundi. TZ urebye nibyo ngibyo. Nta gihugu ujya wumva ushaka kujyamo nko guturamo hanze ukurikije n'ukuntu abandi babiri yo bakuratira. Kereka Imana insubije wacu muri Brazil. Yaje mu rugo ni Brazil. Iyo mpisi wacu nyine muri Brazil kuko n'inzozi zanjye by the way umunsi umwe kuko na hano. Buriya nge akenshi bagenzi banjye barabizi bajama banjye. Nge mbabwira ko ntari umunyarwanda ariko ni blague of course n'umunyarwanda ni blague. Kuko abenshi bazi ko ngiye kabisa nkaho navukiye muri kuko nkunda Brazil. Abenshi bazi ko mu Brazilian ariko umunsi nageze yundi. Ubundi hari ibihugu bibiri nifuza kuzageramo. Brazil na US. Naho nindaga kukubaza uri mu bantu uvuze ko ushaka kuzaba muri Brazil kandi abenshi usanga inzozi zaba ati nzajya muri Amerika. Ayo mahitamo aramutse aje arabirangana. Nahitamo Brazil of course. Brazil uyikundira iki? Ndayikunda. Sinanjye ndayikunda nikuza nyikunda. Njye mumitijemo kujya Brazil na US najya muri Brazil. Okay. Lil Pac the best, reka tugushimire kandi twifurize ishya n'ihirwe mu kazi kawe. Asante sana. Okay. Bye bye cyane. Hey, what's up my people? This is Lil Pac with the best aka another one aka the Don Dal aka Machiavelli. Kora subscribe to the Zoom TV 24. Ndanazo muduhereza amahirwe kujya ko tubone ijwi ryawe. Kora subscribe kuri 24 Zoom TV. Like it and share. Anda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.